wandogoye sheri naguteguriye impano basi nubwo atari nini cyane ariko kunezeze ku mutima wumve ko ivuye ku muntu ugukunda. cyuzuza umutima wanjye rero amava mutima yanjye uyarebe Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. dukomeza tuzamuka na Rusi amashini y'impundu ku mpande zose. Wow, aho amashini menshi cyane atambuka. Aha amashini menshi cyane akomeza yinjira. Kugira umunsi mwiza isabukuru nziza mwiza ibuka itariki wavutseho. Kugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Amashyi menshi cyane yose mwiza ibuka itariki wavutseho. Kugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Umunsi mwiza ibuka itariki wavutseho. Kugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Amashyi menshi cyane twese tumuha amashyi n'impundu twishimira ku munsi mwiza w'amavuko uwihoreye François. Amashyi menshi cyane nyamuneka, amashyi menshi. Uyu ni umunsi mwiza w'umunezero, ni umunsi mwiza tuzirikana igihe yavukiyeho, igihe yaboneye izuba. Reka musabe rero, aha Manuel ni umuhanga gukuraho urukoma kuri iriya ntango. Abandi noneho musubire mu myanya yanyu. Aha buri wese ajye mu byicaro bye.
oya bumwihore have ayo ni amavuta aha ngahereza noneho aha utyo noneho turagira ngo rero Beura haguruka igira hino aho bo noneho muhoza tambuka gira hino ngwino uyu ni umunsi mwiza w'umunezero nta igira hino ngwino yegera mama Rusi muganire kwa kuri mwabipanze mwongere mwibukiranye igira mwegere tambuka baguha umwanya uyu ni umunsi w'umunezero tunezererwa umunsi mwiza aha igira hino aho aha okay wa noneho ndagira ngo mwanze mugire mutya hejuru muti cheers arasana noneho aha aho mwongere aho noneho iyo umuntu amaze kuvuka rero agakura yibuka urukundo yamaze kwibuka urukundo rero François yagize umugisha Imana mu mugore mwiza ndeka musabe noneho uyu munsi Fara kwemereye noneho ubanzure Claudie banza wegere umugabo wawe aho Fara ngaho musomye rusosere tubakomerana ati mugore mwiza amashibeshi dore tumushimire ati mugore mwiza ndagukunda umva ndabwire aravuze ngo ikizaba cyica kiri mu byo no gutegura kizaba hanze kinyice kuko ngukunda protein byo tumukomera amashi tumushimire Faransa Claudie ngahera umugabo wawe no kwimana ati nanda gukunda mutware mwiza bikandenga ariko mana ishwi mwongere ntacyo bitware mwongere atureka maze nguhemekeye amashi menshi cyane nyamuneka tumushimire Claudie ucyo aha ongera urcyo ongera ugira gatatu ntacyo bitwara gutatu butagatifu byo butura muri mwebwe ongera ugire kandi ntacyo bitwara guhumeka imeze aho mwongere ntacyo bitwaye nushaka mwongere rimwe nawe Fara ati nana mukunda mugore mwiza urcyo amashi menshi cyane ngaho turabashimiye ngaho mutereka izo nkongora aho ngaho mumakayira aho ngaho mareke batambuke DJ bushizemo umuziki mbahaye iminota 5 ubundi mugaruke dutarame bitinde amashi menshi cyane manwe ndaje guha umwanya humura DJ we noneho rero reka mbasabe wa mutima banyuze mu rutabya amashi menshi cyane kuri abakobwa bacu rero tubashimira ngiri umuntu mwegere ngo nutanezerwa mu birori nta hantu uzanezererwa kiragutse guhereza ikiganza banyuze mu rutabya muri wa mutsima kugira ngo batubimburire baduhe noneho uburenganzira natwe tubamuhere tubarire yego ati happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you buretse bantu bafata ifoto Rusi tutamu kugenda cyane hirya Beura hirya ya papa aho aha hagara hano mama nikuriya babigenze ubundi nabo bikomera ngimaruka bigini jya kwa mama aho natambuke nabazi imbere nacyo bazi imbere ya
ureba uriya mugabo hariya amuseka aho sasa iyi foto ni smile aha ngaho murikate noneho aho ngaho natwe tubahurize reka tukomera amashyi abana mwenyine aha reba hariya kuri keke aho amashyi menshi cyane abana tubashimire nabo barakoze cyane uretse Janete nahaguruke agira hino abana bigire hirya Janete igira hino aho Claire haguruka aho kona mubona hano hafi aho komeza gufasha abo ngabo gufasha abandi baraza gufasha oyo reka tumushambanye uretse bagiye amashimesi cyane turashimira amashyi menshi cyane mwongere ati rero nishimiye umunsi mwiza wawe w'amavuko ati ngusaje kuko ngukunda ati warakoze nanjye kumpitamo mu bandi bose atukemera kumbera umutwara arakoze cyane amashyi menshi cyane ku badafite birantega utyo Karosi ati kuva nabara ntari ntarabona unetesha twomeje uneteshe mugore mwiza nabati nubwo wankunze ati nanjye mugore mwiza ndagukunda ati kandi nanjye urukundo ngukunda ntabwo rugira umupaka ati nubwo uyu munsi ari umunsi mwiza w'amavuko yawe atariko nawe ndagukunda ati ndagukunda mugore mwiza amashyi menshi cyane aha witonze gakeya
utyo oya mwongere ntacyo bitwe mwongere ugira kabiri karo ati ngwino nawe nguhe fura yanjye ati nawe ndagukunda amashi menshi cyane tumushimire Arusi akira ati ni mugore mwiza ati ni wowe bari bose bakomokaho atakira ngo nawe mwana wanjye ati ngahakira nawe amashi menshi cyane nawe tumushimire oya mwongere banzongere umugore wawe ongera ntacyo twe muzabyara n'impanga tuze kurya ubunyana mwabyaye impanga arakoze cyane ngano noreka mbasaye mufatiyo keke mwanze musangiza abantu banze usangiza abantu aha utyo aha nawe ushyikiriyo ati ndabashimiye namwe ko mwaje kwifatanya nanjye uyu munsi mwiza w'amavuko ati mwarakoze cyane aho arakoze barakoze umuntu ufite impano ya mama Rusi abe hafi nasoza arakwishyiraho mama Neri arakoze cyane ati ne umwanya nuwawe mwiriwe mwese mwiriwe banje kubashimira kubwo mwitabiriye mukaza aha ngaha gufatanya natwe ndetse nanjye mukanshyigikira mwese mbikuye ku mutima Imana ibaha umugisha. Hanyuma kino gikorwa nifuje kugikorera umutware wanjye ariko ngira amaboko niyambaza kugira ngo anshyigikire uko ntago nifuzaga kabimenya byari ibyanjye ku giti cyanjye. Mwese rero Imana ibaha umugisha. Hanyuma shere uyu munsi ni umunsi wawe w'amavuko. Mbere na mbere ndagukunda. I love you too. Hanyuma I love you too. Mushimiye ko wanyemeye. Urakoze. Twaciye mu ntambara nyinshi. Uranzirikana ungumisha ku mutima wawe. Yego. Warakoze cyane. Urakoze cyane sho. Birashoboka ko hari abakobwa benshi wari guhitamo ariko ngushimiye ko wanzirikanye ukankunda. Hallelujah! Imana ishimwe. Urakoze cyane. Kubw'uyu munsi nirengagije ko imyaka tumaranye ari myinshi turimo no wa 9 twaciye mu bintu byinshi. Ndetse sina umbaze ko ari uwa 9 tubanye ariko nyuma yaho hari indi myaka 5 twari twaramenyanyemo tuyihuje n'imyaka 10 hanyuma muri ubwo buzima bw'urukundo wagiye umba hafi. Hari ibyo ntari nshoboye gukora ariko wambaye hafi nk'umubyeyi. Babyeyi banjye baba mu ntara ntabwo byose ariko nabibabwira ariko warakoze. Hari ibyo ntari kuzuza nk'umubyeyi cyangwa umugore wawe inshingano z'urugo ariko ngushimiye ko ungira inama. Urakoze cyane. Njyewe nabanye nawe hanze ntago mpazi. Umukobwa utazi hanze birashoboka ko atakora inshingano zose zo mu rugo. Hari ugiye biba ngombwa umugabo akamucyati nyamara bigenda gutya. Ajya ngira inama rero. Abantu muri gusakuza mwacecetse. Mutware wanjye ndamushimiye. Ajya ngira inama akambwira ati nyamara bigenda gutya. Nanjye nkamubwira nti ikintu uzajya ubona kitankundiye ujye umpugura ntago ibintu byose ariko wabibwira umubyeyi ngo ujye uhora ubwira mu rugo ngo umukobwa wanyu oya ujye umpugura basi nimbishobora nzajya nkosora. Rero yambere aho mama atari naho papa atari aranyaha. Hanyuma kuri uyu munsi ndagushimiye cyane.
kubera ko aya magambo nkubwiye ntago ari uburyarya nyakuye ku mutima imbere y'aba bantu bose kubw'uyu munsi w'amavuko nateguye nkabwira n'abavandimwe bakanshyigikira nukuri ndacyabashimira mwababyeyi mwe n'abagabo bazi ko mwangiriye neza nkabasha gusohoza iki gikorwa. Imana ibahe umugisha. Ntarondogoye sheri naguteguriye impano basi nubwo atari nini cyane ariko kunezeze ku mutima wumve ko ivuye ku muntu ugukunda. Ndanayifungura nta kibazo. Ati kandi ifuza no kuyifungura. Nabanza ati impano naguteguriye je ndifuza no kuyifungura. Ati kugira ngo ubanze urebe fata waho. Ati ni impano naguteguriye nziza ku uyu munsi wawe w'amavuko. Ati kandi nifuje kuyifungura. Ati amava mutima yanje uyarebe mudutiza amaso umusangwa mwiza ntasanze ibyo asanze. Ati nzagukunda mugabo mwiza kuko wamisemo mu bandi. Ati mwisi yose nta mugabo uhanye nawe. Ati nukwitonda. Ati ipfundo ubonamo niripfundikiranywa amahoro. Ati kuko nayifunganye ubwuzu. Ati ngo nkwereke ko ngukunda mutware mwiza. Amashi menshi cyane. Ati ndagukunda mutware mwiza. Ati impano guteguriye amuhaye impano imeze nka zahabu. Tumukomere amashi menshi cyane. Ibintu ni byiza, 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 ibintu ni byiza ntawabigaya. Ibintu ni byiza ntawabigaya, wabigaya yabahinyuye Imana. Mwongere mudutize amatwi nanone nabo twumve amava mutima ye kuyu munsi mwiza nawe w'amavuko. Uwihoreye Faranswa nawe mu nkundire tumutega amatwi twumve icyo agiye kuvuga ku munsi mwiza w'umunezero nk'uyu nguyu. Murakoze cyane, umwanya ni uwawe. Tumwakira tumukomera amashi nawe tumushimira. Wow. Muraho neza. Yesu ashimwe. Murakoze cyane. Ni nk'igihe nyine mama yambyaraga ariko ikibirutaho nuko uyu munsi ibi mbikorewe n'umuntu nkunda nanjye nkunda. Nkuko bwira bugacya ijoro rikaza ariko umwijima iyo uje hakaza umucyo bisobanura umucyo. Ahari hije haracya bisobanura urukundo n'ubushake. Ni ukuvuga ngo gushaka, umunyarwanda aravuze ngo niko gushobora. Nkinjira iwanjye ntunguwe n'ibitangaza ariko sinanatunguwe kuko Imana dukorera irakora.
oya nta kibazo tugende oya so rero ni ukuvuga ngo narose ibirori ntabwo narinzi ibyo ari byo niriwe ngenda ariko nta wari uzi impamvu navuye aho nari nagiye numva ni ngombwa kutagera hano numvaga bitari kwemera ubwo rero igihe Imana n'isaha yari yateguye ndashimira buri wese wongeye kumbyara bwa kabiri cyuzuzo umutima wanjye rero iyo dusomye Bibiliya dusanga yuko umugore ari urubavu rwuzuza ahantu hari icyena cyangwa hari inkovu bivuga ngo yaje aje kuzuza ahari inkovu rero cyangwa se ahari icyena mu kinyarwanda bivuga ngo rero niyo mpamvu niwe cyuzuza umutima wanjye ntabwo ndi buvuge byinshi gusa ndashimira akarabo ariko mana arankunda cyane kandi akabinyereka mu buryo bugaragara mwihangane gato ntabwo ntinda mu myaka 9 maranye n'uno mugore nta n'umunsi n'umwe arambwira ngo antuke nta na rimwe niyo nakosa nk'umugabo arankosora mu buryo bwo kunyubaha ikindi nacyo uyu munsi ankoreye ikirori cya kabiri antunguye ndashaka kuzamutungura nkabikuba byombi ariko mana aho murakoze cyane rero ndashimira abantu bose baje kumufasha nta kindi navuga Imana ibaha umugisha n'amahirwe murakoze amashyi menshi cyane ku badafite birantega ntacyo bitwaye rero mama Neri reka musaba atambuke yigire hino nawe atanga impano yateguye uyu munsi yatinyutse ariko se mana inshwi atari ngombwa gufata mikoro gusa mpagurukanye n'uyu muvandimwe n'umuturanyi wanjye twashimiye Imana kubw'umunsi mwiza w'amavuko w'umuyobozi wacu wihore François Karosi dushimiye madamu we ko yadutumiye muri ibi birori kandi ikindi dushimye Imana ngiye ku mwihariko wanjye maze igihe kinini menyanye na Karosi na Claudine hagiye gucaho imyaka 10 iciyeho namubonye nk'umuntu ufite urukundo rwinshi cyane umuntu witanga umuntu ushobora kwiyibagirwa ariko akitangira abandi narabuze igihe nzamushimirira muri icyo gihe cyose twamaranye na professeur rero uyu munsi ndavuga nti uyu munsi nanjye Mana nshoboza nanjye ngira icyo nkorera umuyobozi wacu ko namubonye ibintu byinshi byiza cyane mwifurije kuramba kandi mwifurije gukomeza kugwiza imbaraga n'urukundo mu murimo w'Imana murakoze arakoze cyane ati nanjye impano nateguye ntabwo nagenda ntayifunguye akuzuye umutima agasesekara ku munwa ati ndanezerewe kubw'uyu munsi mwiza w'uwihoreye François oya ariko ubundi mureke mbabwire Claudine mu mwihorera akomeza rero ubundi umwana arira kuko afite umuhoza sha
François aramuhoza tumukomere amashyi tumushimire ntacyo bitwaye. Ati iyi ni Imana naguteguriye ko uyu munsi mwiza reka nyifungure ati kugira ngo banze uyirebe ati amavamutima yanjye atakugereho. Arakoze bafungura bitonze n'impano ifunganye ubuhanga ntabwo ari za zindi zituruka kwa bene nyirakamegeri bangana no gusaba k'umuryango nkene kandi nta nubwo ari impano zituruka kwa muntu witwa Nyiramondo na Buhayi. Ni impano nziza ikomeye kandi isobanutse. Aha ati ni impano twaguteguriye ati buretse mbanze nyifate neza. Yifate irambure. Aho kote kwa kundi wari wifashe ye gutyo amagamba birabaye amagamba ashize ivuga birabaye. Arakoze cyane amashyi menshi cyane. Korodine wundi nawe atambuka yigire hino yateguye impano. Korodine atambuka nawe tumukomera amashyi tumwakira nyamuneka. Nawe bari kumwe hagararaho Korodine hagararaho aho. Korodine yariko yaridutse Barakoze cyane mureke twumve amavamutima yabo. Banza ufate iyo foto. Aho murebe uyu mugabo hano password y'ifoto ni smile guseka amashyi menshi cyane. Aho arakoze ngaho tumutega amatwi twumve icyo avuga. Haleluya. Amen. Natwe nk'abashuti banjye turi kumwe ni n'abavandimwe natwe tumaze igihe kinini turi inshuti z'uno muryango. Ubwo rero Mama Rusi yaradutumiye turavuga ngo ntago twaza imbokoboko gusa nk'abavandimwe, turavuga ngo dutegure ikintu twaha nka perezida wujuje isabukuru yiwe. Turavuga ngo reka tugire icyo dukora nawe azahora akibuka iteka. Niyo mpamvu rero twavuze ngo reka tumutegure ino mpano natwe reka tuyifungure. Ateka natwe fundura komeza intambwe zanjye nyagasani ngukurikire ntakandarira. Iriya mpano yo noneho reka mbabwize ukuri irasobanutse. Njye ndiho nyireba ndabona wagira ngo harimo icyangombwa cya ya etaje yitwa City Tower. Iyi mpano ifunganye ubuhanga. Mama Rusi nawe ati nanjye mfite amatsiko yo kumenya iyi mpano
ati mfite amatsiko yo kureba ikirimo aha, nta foto nta cyabaye. muyifungure mwitonze nta kibirukankana. uyu munsi ni uw'uwihoreye François, umunsi mwiza w'amavuko. ifoto nziza tuyikomera amashyi rwose, impano nziza isobanutse. iyi ni impano itazibagirana mu buzima bw'uwihoreye. Okay, barakoze cyane, barakoze. Reka twakire Dasira. Dasira nawe yateguye impano. Dasira tambuka yigire hino. Itangazo ye n'abafite kontake babe hafi, turabaha umwanya. n'abafite ibibanza bitari mu manegeka turabaha umwanya, ave mu bwiza ajya mu wundi. hagarara hirya. umuntu wagize ibirori genda hirya ye buryo aho uravuga Dasira tumwakire. murakoze mbanze kubasuhuza mwese, Imana y'amahoro ibaha umugisha. ikindi twishimiye umunsi mukuru w'umuvandimwe wacu kandi w'abayobozi bacu, batubaye hafi, batugiriye neza, ntibariye baducuze, twaratewe baradutabara, ntacyo batadukoreye. tunejejwe n'uyu munsi w'amavuko rero w'umuvandimwe wacu. Yesu abaha umugisha. Amen. dufatanyije umurimo muri gurupe abacuzi. Imana yacu nishimwe. Amen. turabyishimiye rero kuko twamenye Imana yaduhuje, tukaba turi kumwe kugeza uyu munsi wa none. Imana ibampera umugisha. Arakoze cyane, amashyi menshi cyane tumushimire. aha y'urwibutso barayidusigiye, twagendanye nabo, twabanye nabo, dore ifoto y'urwibutso arayifunguye, arifunikiye mu Bwongereza ariko yifunukuriye mu Rwanda. fataho aho. Rachel nawe ngo yateguye impano. Dasira ajya kwicara, Imana imuha umugisha. munyuranye aba bantu bangana gutya ntabwo bahagarara mu Rwanda.
Oroherane uva kugira ngo ifatire ibyo yakoze abantu murangana hano uriya nazanureze hirya cyangwa kwegera turi abana b'umuryango ntacyo iruhande umwanya wawe uravuga umwanya ni uwawe muduteze amatwi murakoze cyane natwe umuryango wa Karosi twawugiriyemo umugisha twabaye abana muri uru rugo bigera n'ubwo tuba abapapa abandi tuba abamama urumva Karosi ni umunyamugisha natwe twamukuyeho uwo mugisha niyo mpamvu rero natwe ubwo yatureze nkaba umupapa uyu nawe akaba umumama ntago bivuze ko ari umugore wanjye mfite umugore wanjye ukwanjye nawe akagira umugabo w'ukwe niyo mpamvu turi abana mu rugo rwo kwa Karosi uwo mugisha wose twawukuye hano rero niyo mpamvu twagennye n'iyi mpano kugira ngo natwe tumushimire mu kwizihiza iyi sabukuru y'amavuko bashatse kuvuga ngo nk'abana yarese baravuze ati nk'abana yarese turanezerewe ko waturese tugakura tukagira imiryango yacu natwe twaguteguriye impano yo kugushimira ko watubereye umubyeyi mwiza twifatanyije nawe umunsi mwiza aho isabukuru yawe arakoze cyane murayifungura okay murakoze muretse reka Rasheli nawe tumwumve mureke twumve Rasheli nawe w'umukobwa Karosi aherutse gushingira nawe muba aherutse gushingira vuba nawe tumukomera amashyi tumwakira nawe karibu umwanya ni uwawe Yesu ashimwe mwese ahimbazwe Yesu Haleluya amen ndishimye cyane kubabona hano ntago naherukaga muri uru rugo hari ibirori bimeze gutya naherukaga ikirori cya hano nk'umuryango ndumva ari kera twizihiza mariage rero ndishimye kuba ababyeyi bacu bakiri bazima happy birthday to you daddy Imana ikorere umunsi ndabishimiye cyane abantu bambereye ababyeyi imyaka 6 banyakiriye mfite imyaka 18 bankingira mfite imyaka 20 Imana ibaha umugisha ibyo batekereza kugeraho Imana ibateze intambwe ibagereho kandi nizeye yuko mu gihe bakiriho nta kinanira Imana ibyo batekereza ibyo bifuza kwa bageraho Imana ifite imbaraga bashoboze kubigeraho ndashimira mama Rusi yambereye umubyeyi imyaka nari ngezemo yari igoye ku mwana w'umukobwa ariko bambereye ababyeyi bakajya bampana najya gutana bakangarura n'abandi mu mafuti bakambwira mbese bambera ababyeyi aho mama tarara aho papa tarari cyane ko hari harimo risike ndende nge nabo ndabashimira ko babaye ababyeyi nubwo batankuye mu nda ariko urebye ibyo bakoze barenze abankuye mu nda Imana ibaha umugisha mwinshi amashyi menshi cyane tumushimire arakoze tambuka nyaruka famiye okay murakoze reka twakire famiye Charité tubakomera amashyi menshi cyane tubakira Famille Charité aho murakoze cyane umuntu uri ku matara niringi ufata iryo ngiryo ase nurihindukiza ryongere
ntagire uwo muhungu naza rifate ibintu rifate. aha wa nanjye uyu munsi wa none 26 ndishimye cyane, ndanezerewe mu mutima. Nezerewe ko musaza wanjye madamu we yabashije kumukorera anniversaire. Imana mbanje gushimira mama Rusi. Imana imuha umugisha ko aba yatekereje kuri musaza wanjye. Kandi ikindi ndabashimira bombi uko ari babiri ko yambereye musaza wanjye mwiza, ariko anambera papa. Aho papa atabaye yarahabaye, yangiriye neza, ngera igihe cyo gushinga urwanjye abimfashamo, ankorera ubukwe bwiza. Ndamushimira n'umudamu we, Imana ibaha umugisha. Natwe umunsi wa none rero nka famiye yacu shyashya bungutse, twabateguriye impano. turishimye tunejejwe n'Imana mu mitima. Ati natwe twateguye impano kuri uyu munsi wa none kuko twishimye, mwarakoze kutuba hafi. Mwe muretse nta foto nta cyabaye hafi. Aha, ati barakoze cyane. Silva yakwigize umuntu mukuru cyane. umwanya ni wowe, nawe utambuka utanga impano wateguye. Tambuka mwegire hino mubegere. Silva begere aho. Ati nagira impano bateguriye. Mwarakoze cyane kumbera abavandimwe, mukambera inshuti, mukambera kadasohoka. Turamushimiye, tumukomeye amashyi nayo tumushimira. Arakoze nayo kubashimira di utyo. Kibasumba ati nanjye nabateguriye impano. Aha wa uravuga Mikoro. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe, nejejwe n'Imana mutima wanjye kubw'iki kirori. Mama Rusi yatekereje ku mutware we cyane. Mama Rusi, Imana iguha umugisha. Nukuri Imana iguha umugisha. Ibi ngibi bikora abadamu bake. Nta badamu bake babitekereza pereze. Ni bakeya rwose. Ahubwo n'abandi bafite abatware barebereho, bajya badutumira tuza duserebure nk'uko nguko. Rero muri makeya nitwa Jeannette, ndi umukristo wo ku Muhima. Ino groupe nayibayemo cyane. Perezida ni nk'umubyeyi wacu, yaratureze, aturera cyane mu buryo bw'umwuka. Hari ahantu yafatanyije n'Imana, hari aho yadukuye, hari naho yatugejeje. Ngewe ku giti cyanjye sinjya mbyibagirwa pereze. Nubwo nabaga muri kora, nubwo twamenyanye, n'ubundi ndi umukristo, ariko hari ahantu yankuye pe. Ndamushimiye, Imana yo mu ijuru imuha umugisha, n'umudamu we Imana ibaha umugisha. Twabanye neza kandi n'ubu tuzakomeza tubane, nta kibazo rwose, nta kibi twibuka. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Aha ni mu rugo, nta kibazo rwose. Reka ijambo na Kibasumba ariko mana inshwe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Ayimba. Natwe rero uyu munsi turanezerewe cyane kubw'uyu munsi wa perezida. Turamukunda cyane rero perezida. Ntago nabona uko mbivuga. Perezida twamenyanye kubw'urubyaro ngewe. Nibwo twamenyanye, ngire ngo twamenyanye nzanye umwana yapfuye uku nguku.
ngeze mu cyumba aramusengera umwana wanjye arazuka tumenyana uko nguko numva ndishimye gurupe abacuzi ndayikunda tuyibanamo Karosi ni ukuri Imana ijya iguha umugisha na madamu wawe turabakunda muri inshuti zacu ni ukuri pe niyo mpamvu rero natwe twateguye ino mpano irimo akandiko muze kuyisoma na madamu wawe mwiherereye Imana ibahe umugisha urwo ni urwandiko muzasoma ngo ntabwo ari rwa rundi baca ntabwo ari rwa rundi basoma tuvuge gato aba ni abantu nibuka ari Jeannette ni mushiki wanjye mu buryo bukomeye ndetse kibasumba ni umuntu mbakunda kubi mu buryo bugaragara niyo duhe mu bukwe iyo mbabonye ndaseka nabo baraseka kubera impamvu z'ibyo tuziranyeho bamfashije mu murimo muri gurupe abacuzi gusa mu byo gurupe yagezeho bagize uruhare rukomeye cyane n'ubu iyo mbibona ndavuga ngo dufite intwari kandi nyakuri buriya ndimo ndapanga ikirori gishyashya arakoze karibu umwanya n'uwawe Safa haleluya amen reka umuryango wanjye uza hano dushime Imana Lazia viesi come here stay here okay murakoze nejejwe n'Imana kubw'uyu munsi ndashima Imana kubw'uyu munsi ni Imana yabikoze ndashima Imana kubwa famille aba n'ababyeyi banjye twabanye kuva 2016 ntibuka ukwezi ntabwo ari gakeye urumva sashize imyaka ingahe 10 iri kwenda kurangira imyaka 8 uri kumva ubwo rero ibyo tubishimiye Imana bambereye ababyeyi barandera turabana nahaje bwa mbere ntabyumva ariko haciye nk'amezi nk'atanu nyine birumvikana ariko ndashima Imana ko papa Rusi yambereye papa na mama Rusi kambera umubyeyi akambera mama ikindi nuko bafashije muri byose nari nkeneye baramfashije mu buryo bwo gusenga mu buryo bw'ubuzima bw'imibereho no mu buryo bw'igifu byose bakabimenya ibyo mbishimiye Imana ikindi shimira Imana ndashimira Imana nibo banshingiye navuye mu rugo nyine ngiye mu rwanjye habura umunsi umwe ngo nkore ubukwe urumva ko ibyo ngibyo ari ikintu gikomeye nta kintu nababuranye Imana ibaha umugisha kandi no kugeza kuri uyu munsi nta kintu nababuranye n'uyu munsi ntabwo namuhamagara mubwire ngo bimeze uku nguku areke kunyumva ndabimushimiye twabanye muri uyu murimo turakorana n'ubu turacyari kumwe kandi ntabwo tuzamutererana uko byagenda kose amara ku mutima hari igihe burya uburi ikintu wavuga bitewe n'ibihe umuntu arimo ariko hari igihe tuzi ko tuzavuga kandi ibintu bigasobanuka amen ikindi nanone twateguye umubavu urumva ni ukuvuga ngo Yesu hari igihe cyageze ngo baza kumutura iki imibavu ariko bamutuye umubavu umwe werekana ngo yuko azaba umwami akaba umwami rero natwe twateguye iki umubavu byerekana ko uyu muntu ari umukozi w'Imana kandi ari umushumba kandi akomeje kudushumba kandi twizeye ko azatugeza y'amahoro Imana ibaha umugisha turabakunda Samuel byose ni ukubera Imana izabidushoboza Samuel muhoza suri anga harimo umubavu Samuel mugabusha uburenganzira ni ubwabo iyi ni impano yabo kandi ni umubavu
twabateguriye nk'umuryango kugira ngo bazajye bagenda nyine bariho amavuta Mukecuru na Louise. Ikigaragara cyo twasanze muri twebwe hishemwe impano nyinshi ziriho zigenda zivumbuka. Ndagira umuntu uvugira muri shangazi. Shanga mwanya n'uwawe. Mutezege mwese. Mbere na mbere mbanje gushimira Imana yo mu ijuru, kandi ikindi nshimye ndashimira amaraso ya Yesu niyo yatumye tumenyana. Iyo ataba amaraso ya Yesu ntabwo ahantu mba nahageze. Nukuri amaraso ya Yesu twese tujye tuyakunda. Ikinteye gushima Imana rero, aba babyeyi n'ababyeyi n'abana banjye ariko n'ababyeyi, ariko ndashimira n'uriya mugabo nari nicaye aha ngaha arahaguruka ati mukecuru ati ngwiro nawe ufate ku ifoto, ntabwo nari gutinyuka guhaguruka. Nukuri Imana yo mu ijuru guha umugisha rwose kubwo kuba wanyubashye, ntacyo ndicyo sindi mwiza, ntacyo ndicyo, ariko byantaga kuba wanyubashye n'ukuri Imana iguha umugisha. Ikindi kintu rero nshimira Imana, ndagira vuba turataha kure, ndashimira aba bantu bantekerejeho rwose n'ukuri ntibarobanura ku butoni, reba kugira ngo murabone ukuntu ndi mbese n'ukuntu meze, ariko baravuga bati mukecuru, uyu mubyeyi yavuganye na Louise ati mukecuru yahagera, noneho nyoberwa wavugana nawe nuko arabimbira ni rwose ninzajyayo, nuko bimeze kose ntinzajyayo. Ubwo rero nshimye Imana yo mu ijuru, n'ukuri Imana yatugiriye neza kubona nubwo abari abana banjye ariko nabona ababyeyi banjye kuko baranyigisha baranyobora. Ikindi kintu nshimira Imana, ngira ngo ninjira muri hariya mu rusengero mwese mwarambonye, ntago nashoboraga kugenda n'ubu guhagarara mbese nibingoye. Nukuri noneho nukuri ndashima Imana yo mu ijuru ko uyu mwana ntibutangare n'umwana imbere yanjye, nubwo ari umugabo abyara ariko n'umwana imbere yanjye. Uyu mwana yanyingingiye Imana yo mu ijuru imunyuramo, ndakira mbese ndavuga ngo narakize. Nukuri iyo bitaba ibyo naha simba nahageze. Ubwo rero nanjye nk'umwana wanjye Louise twabatekerejeho, nanejejwe nuko bantumiye, ntacyo ndicyo. Noneho ubwo rero natwe twateguye impano nateguye, hananditsemo agapapuro ngashyiramo, ubwo muragasoma wumva ibirimo. Ikindi kintu nari nibagiwe nshima Imana, uriya mubyeyi, ikindi kintu nshimira Imana yo mu ijuru, uriya mubyeyi Claire yashimye Imana avuga iby'umwana we. Numva ndishima ikintu cyanshimishije n'iki, nuko umwana yamubonye ari umudamu mwiza usakuriye, byaranejeje, narishimye cyane. N'uwo mwana wabonye uriya muntu asakuriye rwose, nanjye numva ndanezerewe. Ikindi kintu rero kinshimisha Imana iyo turi mu rusengero, umuryango w'aba bantu bose Imana yabagize inkingi z'urusengero rwose. Iyo barimo ejo bundi watubwirije ninde niyo muje bwabushaka, narabarebye numva ndishimye, ndavuga nti uyu muryango Imana yabagize inkingi z'urusengero. Nimwakire rero nanjye impano nabateguriye. Gukorera Imana n'umushinga uruta iyindi, ineza y'Imana twayibonye muri iyi minsi. Gukorera Imana n'umushinga uruta iyindi, ineza y'Imana twayibonye muri iyi minsi. Ikindi nshimye Imana, nagera inaha muri Kigali, nageze mu bacuzi nahabonye Imana, kandi n'ubu ndacyayihabona. Ubwo rero icyo nanjye nshimiye Mama Rusi nuko yakoze iki gikorwa, nabaho nangana gutya nibwo nabona ibi bintu. Umudamu yifuriza umugabo we amavuko, Imana iguha umugisha. Ikindi mbifurije nk'umuryango, Imana ikomeze ibagurira imbago, kandi Papa Ru Imana ikongerera amavuta. Imana ikongerera amavuta. Aho amashi menshi cyane kwa ayo mavuta. Amavuta turayemera. Aho amavuta Yesu tuyakomera amashi cyane ko agiye kukomeza kuba kuri we.
turayemera. Hagarara neza bafata ifoto. Aha. Twagiye. Aho ngaho harimo impapuro banditse ariko ntabwo ari za zindi bacayo bamaze kuzisoma. Oya abashaka gutaha bajyeho abatari buvuge. Abatari buvuge bahagarareho bose abaheruka. Bajyeho. Ariko se bageze ku bandi. Mama Kenny tambuka gana hariya hino. Amena. Haleluya. nta muntu waba ufite umutima muri uyu mugoroba. nanjye nanezerewe cyane, nejejwe n'umuyobozi wacu ndetse n'umudamu. Abantu batubereye abantu beza, baratubyara mu mwuka, tubabera ababyeyi mu mubiri. Murabona uko ngana uku, ariko iyo bantyashye ndabyumva. Amena. Ni ukuri uyu mugoroba ndumva ari umugoroba w'ishimwe. Umuntu wese wifuriza uyu muryango amahoro, nawe amahoro ajye yagira. Kandi uwifuriza ibibi, Imana ijya imusanga akizwe ari umuntu muzima. Ni ukuri uyu muryango ndawukunda, nawugiriyeho umugisha, kandi n'ubu ndacyabana nabo. Imana nihabwa icyubahiro, kandi namwe izabateza intambwe muzasazana. Okay, abakoze ngaho reka twumve umwanya ntuwawe. Amen. niyo mpamvu ndi kuvuga ngo shimira Imana kuko dusenga Imana ivuga kandi Imana itwereka ibigiye kuba. Nayibonye ku itariki 12 usanga umudamu arambwira ngo ntabwo wigeze uvangirwa, ngo niko biri, irahari kuri 26. Nshimira Imana yuko yabisohoje. Nanjye mu bantu bageze muri gurupe abacuzi nagezemo 2023 kwa kabiri, ndacyarimo. Nshimira Imana kubw'impuguro za Francois Carlos. Ni umugabo uvugisha ukuri, ni umugabo ufite ihame mu mutwe we no mu bwenge bwe no mu birenge bye no mu maboko no mu misokoro no mu mwuka. Rero ndamukunda umwana n'akazi ndamukunda n'umudamu we. Sinari nabona ndeba nabi, sinari nabona umugore we ndeba nabi. Uyu muryango Imana yakumugisha. Amen. N'umuryango wanjye nifuza yuko wakwigira kuri Francois Carlos, kuko ni umugabo ugira amagambo y'ihumure, ni umugabo ugira
umunyacyaha kandi n'umugabo uvugisha ukuri rero ndamukunda bityo rero n'umuryango we n'abana kuko umugabo wese ndawukunda rero nanjye namwifurije isabukuru nziza murakoze cyane kandi mwifurije uzagendera ku abantu narose amukunda kandi nawe umukunda Imana izaba yo kugira imisatsi ibiri kandi mugikundanye gutya Imana ibahumurishe arakoze cyane ati nanjye muzagira imisatsi ibiri mukiri kumwe atumwe muzageraho umwe azajya abwira undi ngo ni feri akamubwira ngo karamefu Fundura Okay, murakoze fata mikoro neza uvugiza fata mikoro neza banduseke muga aho sawa umwanya ni wawe karibu amen ndishimye kuri uyu munsi nshimira mama Rusi wateguye iki kirori ndumva ndi mu bantu yabwiye numvise nishimye mu mutima wanjye ndanamushimira agira umutima w'urukundo kandi uyu mutima w'urukundo azawusazane kuva namumenya agira umutima w'urukundo ndabashimiye n'umuryango warandeze kandi na n'ubu ukindera twamenyanye mu 2017 bandera mu buryo bw'umwuka ndetse n'uburyo bw'umubiri ndabashimiye cyane kandi ndabakunda shimiye Imana yo mu ijuru yabahuje ni ababyeyi bagira urukundo kandi uru rukundo bazarusazanye ndabashimiye namwe numvise bindenze muri jewe nabuze ikintu numva kirenze nabaha ariko Imana izabahumurisha kandi izabahije kandi bose bifurije kandi bifurije kuzasazana kuko barakundana kandi bari umutima gahunda ni ugusazana gahunda tuyikomera amashyi gahunda yo gusazana ariko Papa Olivier yitegure wabanje ugafotora siko reka polisi atambuka mujyana hariya nawe abari aho ntabwo tubahame ko hariya Papa Olivier bandimwe ategura ikirori turaceceka pe nararimize ndaribika ndavuga ngo akabati wenda gufunga reka genda nararibitse ndarimira ndibika mu kabindi ubwo rero birangiye Imana yo mu ijuru nshimiye musaza wanjye ni muto kuri jye ni imbyaro ya 5 kuri jyewe urumva nashaje umuntu wa 5 kuri jyewe ariko nubwo ari imbyaro ya 5 kuri jyewe nukuri Imana yamuhaye umugisha wo kuba mukuru yabaye mukuru ku Mana atubera bakuru uko turi umuryango w'abantu 8 ni muto n'uwa 5 kuri jye
ajya twegeranya akatugira tukaba nk'abantu bari inyuma ye. Amen. Kubera ko hari icyubahiro Imana iha umuntu. Icyo Imana yaguhaye nicyo abantu barwanya. Ariko umuvandimwe wanjye rwose ndamukunda pe. Ni musaza wanjye, ni dusaza twanjye tubiri. Imana yampaye tubiri n'abakobwa turi batanu. Tukagira turi batandatu. Tukagira n'abandi basaza bacu nabo bo kwa mama wacu. Ubwo ni bane. Abo basaza bacu ni abavandimwe beza. Ni ukuri ndabashimiye mwabantu. Rero aka gasaza kanjye Imana yanyirindiriye ndakemera. Ndakemera. Ni Imana kandi irakemera. Amen. Imana iramwemera kandi ni ukuri. Aho kugira ngo nisengere namusengera. Simurusha gusenga ariko nanamusengera. Ni ukuri rero dore abana nibishwa biwe. Uyu yabaye ahangaha ntako atagize. Berize uyu we ni umwana we. Uko Rusi ari umwana we yibyariye mu nda niko na Berize ari umwana we yibyariye mu nda. Ntiyigeze amufata nka mwishywa, ntiyigeze amufata nk'umwana wa mushiki. Ni umwana mu rugo iwabo kuko niwacu arahatakiyizira ahangaha. Ubwo rero yandereye abana kuva ari umwana bataragira ingo, ari utwana dutoya, narabareze nabo nanjye baranderera. Amen. Ngewe nza mu mujyi wa Kigali niho nakirijwe. Buri Imana ifite uko ijyana umuntu. Nabasigiye ari batoya, nabasigiye uyu nguyu afite umwaka n'amezi 8. Uyu nguyu Fideline. None dore ni umubyeyi nawe afite umwana. Murumva batarandereye neza. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Korodi kandi Imana iguha umugisha. Watubereye umukazana mwiza. Imana iguha umugisha. Ibyumve ko ngusabiye umugisha uturuka heraho mu ijuru. Watubereye umukazana mwiza, watubereye muramukazi mwiza, aho mama atabaye umenye ko mpari. Aho mama wanjye atari genda hari. Kandi watubereye umuvandimwe mwiza, waturereye barumuna banjye. Uri umwana kuri bo, ari bakuru kuri wowe, urabihanganira, urabarerera. Nta wundi muramukazi wabasha kubikora. Ntawe ibintu yakoze mu muryango wanjye. Nta muramukazi w'umuntu wapfa kubikora. Kugera kuri uyu munsi nubwo bagiye ari bo babananiye bakagenda. Ariko kugera no kuri uyu munsi nzi ko buri gihe cyose ari gukurikirana amakuru yabo. Agakurikirana ubuzima babaho. Imana yo mu ijuru izaguha umugisha. Kandi karo Imana yo mu ijuru izaguha umugisha. Tukiri mu isi nzagukorera igikomeye. Oya Berize akira Berize. Vuga uyu munsi ni uwacu. Nyiriwe neza. Nanjye ndishimye kubwa anko wanjye. Si anko gusa kuko njye nanamwitaga papa. Nakuze mwita papa. Nkajya ntoroka no ku ishuri nkajya aho yakoreraga restaurant nkajya kwirira abarimu bakaza kunkurayo. Nyine naramukundaga cyane kandi n'ubu ndamukunda. Nizera ko nubwo wenda njye ntabwo nkijijwe cyane nkuko ababyifuza, ariko nanjye kubw'imbuto banyerera nanjye nzaza. Ubwo rero ndishimye kubw'umunsi we, namwe ndizera ko hano mwese mwishimye. Kandi abanzi nta kintu badutwara kuko Imana iratureberera. Rero murakoze kubw'uyu munsi, nanjye ndishimye. Kubw'ibyo rero twamutegura impano nubwo atari nini cyane, ariko iramushimisha kuko iduturutseho. Ndabashimiye. Nishimye cyane mu buzima bwanjye. Ni ukuri nkunda perezida.
mu buzima bwanjye ni ukuri nkunda perezida apana bya bindi by'uburyarya ushaka kutareba mu mutima kuko abantu benshi yagiye baza n'uburyarya ariko perezida ni ukuri ndagukunda kuko mu gihe gitoya murabizi abenshi ejo bundi mbuze umubyeyi wanderaga perezida yagiye atwereka ko mu muryango tubaye bugufi akambwira ari gihe kimwe yambwiye turi mu masengesho arambwira ngo nubwo wahura n'intambara nyinshi cyangwa intambara zikabahagurukira Imana izabarengera ngahita numva ko ari umuntu uturi bugufi ugukomeza kuko nabonye abantu bakeya bambwira gutyo nyuma yo kugira ngo umukecuru atahe nabonye abantu bakeya nkumva ndamukunze cyane birenzeho mpita numva ko ari umubyeyi nsigaranye undi bugufi rero kubw'ibyo nanjye mwifurije isabukuru yawe y'amavuko Imana igikomeza igushyigikire kandi ni ukuri perezida gukunda ujye ukomeza umbere umubyeyi na mama Rusi ndabakunda ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha. Iriwe haleluya Imana nishimwe. Ikintu cya mbere nshimiye Imana yo mu ijuru ko yangejeje muri uru rugo nanjye wenda nkaba umwana mu rugo. Amen. Icya kabiri ndashima Imana ko nanjye ndi mu bacuzi. Ikindi ndashimira Perezida Karosi nkashimira na madamu wiwe. Uyu muryango wankuye kurengera ubwanjye ntari kwikura. Nta mahirwe nagize yo kugira ababyeyi bose, nta mahirwe nagize yo kugira abavandimwe bangira inama, ariko ndabashimira ko bambaye hafi. Mama Rusi ni umujyanama mwiza ntago ajya ashukana. Ikindi perezida ndamushimira ko yankuye ku muntu ngiye ubwanjye ntari kwibasha kwikuraho, ndamushimiye. Nari ngiye kugwa mu rwobo ntari kwikuramo, ariko ndamushimiye Imana imumugisha. Ikindi amahoro n'ibyishimo n'umunezero nibikabure muri uru rugo. Ikindi nakabura ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa n'ibyo kwakiriza abashyitsi. Ikindi ajya ahorana amavuta. Imana ibumugisha. Haleluya. Nanjye shimye Imana mu mutima kubwo uyu Karosi ni murumuna wanjye wo kwa mama wacu. Ba mama barakurikirana kandi papa we yitwa Viseni na papa yitwa Viseni. Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo rero uyu muryango ndawukunda cyane. Yambereye murumuna wanjye mwiza kandi twubaha cyane kandi ujye utuba hafi. Uyu mudamu wiwe rero we Imana ni kado yaduhaye mu muryango muri famiye. Yaduhaye umugore mwiza wita ku muryango, umugore wita ku bavandimwe, mbese uko afata umutware we niko afata abavandimwe b'umutware we. Ubwo rero ni Imana yamuduhaye rwose pe ni icyitegererezo mu badamu koko. Imana imuha umugisha kubwo igitekerezo yagize cyo kugira ngo akoreshe ikirori cy'umutware we, kandi nukuri Nyagasana akomeze kumuha umutima afite kuko yatubereye umukazana mwiza nkuko Kerere yabivuze. Yatubereye mbese yabaye umukazana aba n'umuvandimwe, mbese ni byose muri kuri twebwe. Imana imuha umugisha rero. Nanjye nifuje kuba kado, hari akandiko mbafitiye kugira ngo baze kugasoma. Imana ibaha umugisha. Uravuga rango nzi kuvuga. Mwiriwe ndabasuhuje. Murakoze. Hari igihe umuntu abura ibyo avuga bitewe nuko ntabyo afite, akabura uburyo abivugamo, akabura aho abihera. Karosi yatubereye umubyeyi, njyewe ndamushimiye kubera ko nageze mu cyaha hafi aho yayoboraga amateraniro, ndakizwa kubera Karosi. Kuva aho ngereye muri gurupe abacuzi hari byinshi nagiye nunguka. Batubereye ababyeyi, bagiye batwungura inama,
aho dukoze amakosa bakadukosora, nubwo umuntu byamugeraho akumva arababaye ariko akabona ko ari amakosa, bituma tugera mu murongo muzima. Hari ahantu tugeze mu buryo bw'umwuka mbikesha Karose. Rero ndamushimiye na mama Rusi, ndamushimiye, ndabashimira ko batugira inama nziza. Ni ababyeyi beza, batubera ababyeyi, kandi turagumya kubabwira ngo bazatugumye batubera ababyeyi. Turacyari kumwe rero muri gurupe abacuzi. Gurupe abacuzi turishimye, gurupe abacuzi turacyahari, ntaho twagiye, turacyahari, turishimye, kandi amavuta aracyari yayandi. Twebwe dukomeje urugendo rujya mu ijuru, dukomeje urugendo rujya mu ijuru. Murakoze rero, kuri uyu munsi biradushimishije, turabashimiye. Aleluya. Mwiriwe kandi kuri uyu munsi tunejejwe n'Imana. Ni umunsi w'ibyishimo kuri twebwe, navuga ko ari nk'umunezero. Bwa mbere nshimiye mama Rusi, ni inshuti yanjye, ndanamukunda, kandi nshimiye na perezida nawe, Imana ibaha umugisha. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye guhera ku itariki utekereza ikintu kugeza umunsi ukagisohoza, abantu bakaza nawe ukabona bibaye nk'uko wabyifuzaga. Imana imuha umugisha. Rero kuri ibyo ngibyo natwe twamutekerejeho, ntabwo twatekereje kuri perezida gusa. Urabona ni convention nyine, ni imidugudu ibiri ariko iri ahantu hamwe. Urumva umudugudu wa mbere ni uwa perezida, kubera ko perezida niwe wabanje, hazaho mama Rusi. Ubwo urumva gato kabyibushye, noneho hasi ni perezida, noneho hariya hejuru ni mama Rusi. Noneho twebwe njyewe nawe mfite icyifuzo, mama wenda kano kantu, noneho njye nanurikirize tuno dupiriza. Murumva ntubatse ku mutwe wa perezida? Ni ukuri ngewe impanuro agendama nizo nshingiraho mvuga ko nubatse ku mutwe wa perezida. Imana imuha umugisha. Ntabwo nateguye ikintu kinini, ariko burya iyo umwana avutse, ubu perezida si yavutse se? Iyo umwana avutse akenera igikoma cyo kunywa. Hano harimo igikoma. Uriya hari byinshi yenda abantu bagiye bavuga, ariko ngiye guhera kuri giye kugira ngo ninjire muri gurupe abacuzi. Ngewe naje bavuga ati abantu basenga, jye nangaga n'abantu bavuga ngo barahanura, ndetse n'abarokore narabangaga, kuko jye nanywaga agacupa nkanywa mitsingi zirenga 13. Ariko umunsi ninjiye mu cyumba nyitangira kugera ku gikarabiro, nyitangira kuhagera hano ya Herike, nibwo Yesu ambwira ibyanjye byose akimbona byose. Ubwo nibwo yajya angira inama y'uburyo bareka inzoga nazivuyeho, nta n'irari ryazo ngira n'ibindi byose. Inama rero yangiriye ni byinshi, kereka mvuze nk'icyumweru kigashira. Aleluya, amen. Buriya
hari igihe uvuga ngo umuntu ngo ni umubyeyi wanjye arabizi ko yandeze iwe mu rugo na nuba ntungira abana mbasiga hano twagiye gusenga nkagaruka nkabakura hano birirwa hano urumva ko n'ubu aracyantunze hari byinshi rero nakagombye kuvuga mama uri Imana ibaho umugisha kandi Imana ibaho umugisha mbega nabonye hano hari ikirori ntiyari yambwiye nkimara kuhagera ndavuga nti ubwo ambwiye nyageze ntabwo nakwemera ko ikirori kiba ntari kumwe na madamu kuko turi abana mu rugo ndamubwira ntibanguka perezida aragushaka kubera ko nawe azi ko iyo amushaka aza yiruka nanze kumva ko ari mama Rusi ahita aza ibindi Imana ibaho umugisha murakoze